Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe tariki 29 Nyakanga 2024, ubwo duhimbaza abatagatifu Marita, Mariya na Lazaro. Ngaya masomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Dore uko Uhoraho ambwiye: genda ugure umukandara wa hariri maze uwukenyere, nyamara ariko wirinde kumesa. Naguze umukandara nk'uko Uhoraho yabivuze, maze ndawukenyera. Uhoraho yongera kumbwira ati: haguruka ugende ukenyeye wa mukandara waguze, maze ujye i Perati, nuhagera uzawuhishe mu isenga ry'urutare. Naragiye nkuhisha i Perati nk'uko Uhoraho yari yabintegetse. Hashize iminsi myinshi Uhoraho arambwira ati: haguruka ujye i Perati uvane wa mukandara naragutegetse guhishayo. Ubwo nagiye i Perati gushakashaka no kuvanayo wa mukandara aho narawuhishe. Umukandara asanga warononekaye ntacyo kimaze. Nuko Uhoraho arambwira ati: Uhoraho avuze atya: nguko uko nzahindanya ubwirasi bwa Yuda n'ubwirasi bukabije bwa Yerusalemu. Uyu muryango mubi wanze kumva amagambo yanjye, ugakomeza kunangira umutima, ukiruka inyuma y'ibigirwamana kugira ngo ubiyoboke kandi unabipfukamire. Uragahinduka nk'uwo mukandara utagifite akamaro. Nk'uko umuntu akenyera umukandara, nanjye nanabiziritse ku bantu ba Isiraheli n'aba Yuda kugira ngo bambere umuryango, ubwamamare, ikuzo n'umutako, ariko banze kunyumva. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikanira isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'ivugura amategeko umutwe wa 32 umurongo wa 18 kugeza ku 21. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Mbe bwoko bw'ibipfapfa, mbe bwoko bw'abanyabwenge buke. Uhoraho siwe so wakubyaye, siwe wakuremye. Urutare ukesha kubona izuba ntukirwitaho, wibagiwe Imana yakubyaye. Ibyo Uhoraho yiboneye byamuteye kuzinukwa, abahungu be n'abakobwa be baramurakaje. Nuko aravuga ati: ngiye kubahisha amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera. Bambangikanyije n'ibitari Imana nyakuri, barandakaza, bayoboka ibigirwamana by'amanjwe bishakiye. Nanjye nzabangikanya n'ikitari umuryango nyakuri, mbagirire nabi nkoresheje ihanga ritagira ubwenge. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 19 kugeza ku 27. Muri icyo gihe hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira. Mariya asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati: mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati: musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati: nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati: ninjye zuka n'ubugingo. Unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati: yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Umunsi umwe ngo mwarimu ngo yagize uburakari mu ishuri, abanyeshuri bari bamurakaje. Nuko ngo afata icyemezo cy'uko ajye kujya baha amazeru, ubundi ntibazimuke abasibize. Nuko mwarimu aragenda. Abanyeshuri ngo baza guta mu gutwi icyo cyemezo mwarimu yafashe ko bagiye gusibira. Nuko ngo bakora inama, baravuga bati: koko ubu ngubu n'amafaranga tumaze gutanga ubu bagiye kudusibiza, bamwe banabirukane. Nuko bakora inama. Ndifuza kukubwira icyavuye muri iyo nama. Ngo umunsi ukurikiyeho mwarimu agarutse mu ishuri, ngo b'abanyeshuri bari bagabanya imirimo, uko baza kwakira mwarimu bakamusanganira, ubundi bakamusanga kugira ngo baze kugumana nawe. Nuko ngo umunyeshuri wa mbere
ajya gutegera mwarimu hirya kure ku irembo, maze amutwaza ibitabo yari afite. Urumva mwarimu byaramuvunaga, bishoboke ko arabifite mu gakapu, nuko umunyeshuri afataga agakapu aza atwaje mwarimu. Mwarimu ageze mu ishuri, undi mugenzi we afata mushwari nziza, agatambaro keza, ahanagura intebe mwarimu aza kwicaraho. Nuko icyo mwarimu cyose avuze hakagira abamwikiriza. Mwarimu yaje no kujya gutaha, abanyeshuri nanone bamutwaza ibitabo, mbese bamwitaho, bamuha keya, bamufata neza. Nuko bwakurikiyeho mwarimu agiye gutaha ngo arabashimira ati noneho nabera, mbonye bwa mbere mwibwirije, nanjye icyemezo nanafashe, guhera umwese nta n'umwe uzasibira muzimuka. Nuko abanyeshuri ibizamini bagiye bakora, amanota ariyongera kugeza ubwo bimutse. Kubera iki? Bakiriye mwarimu neza. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Kumenya kwita ku muntu, nubwo yaba afite uburakari, nubwo yaba yabishe, nubwo waba wamugiriye nabi, ukamwakira. Kumenya kwakira abandi, ngiye intego remezo y'amasomo y'uyu munsi, kwakira Yezu. Kumenya kwakira Yezu. Nawe rero uze kongera wibutse ko Yezu ataza nk'ikimanuka, ahubwo Yezu aza muri abo bantu baciye bugufi, abakene, indushyi, indembe. Ariko none aka kantu mugiye ugacaho uturongo dutatu, Yezu ashobora no kuza muri ya shusho y'umuntu ubabaye, y'umuntu warakaye kubera abantu bamugiriye nabi. Nuko ukamwurura, kurura umuvandimwe warakaye. Uko nako no kumwakira, kumusanganira, kumwakira neza. Twumvise mu isomo rya mbere, Imana ibabaye, irakariye umuryango wayo wacumuye, irabigenya n'umukandara, nk'uko Imana yizirika ku muryango wayo. Umukandara bisobanura ikintu gikomeye, gushikama. Imana ihora indahemuka ku muryango wayo, ariko bo barayitatiye. Rero umuryango w'Imana nukomeza mu bigirwamana, uzononekara nyine nk'uyu mukandara. Umuryango w'Imana nukomeza mu bigirwamana, mu byaha, amaherezo nyine bazabora bapfe. Ariko niwe uyungura akenge nka kuriya bariya abanyeshuri biyungura akenge, bakongera bakagarukira Imana, amaherezo Imana izongera ku mpuhwe zayo nayo ibagarukire. N'ubundi Imana ntabwo irakara ishaka guturimbura, aho bigira ngo twongere twisubireho, turebe aho twagiye twihemukira, urebe ukuntu kose wagiye uyita, maze wongere uyigarukire. Wongere ugaruke, wite ku Mana, wite ku by'Imana, kuko Imana yo ndishobora kugutererana, ndishobora kuguhemukira. Imana yihora indahemuka buri gihe cyose. Nawe rero wongere urebe ibyaha bikujyana kure y'Imana, ibyatumye Imana irakara, bya bindi bituma Imana uyigenzereza nabi, kuko nitwe duhemukira Imana, Imana ntishobora kuduhemukira. Nuko nawe wongere upfukame, utakambe, usabe imbabazi. Narinjye kuvuga wongere za keya, kwakira, kugororokera Imana, urebe ko utangera kugaruka mu murongo mwiza w'umuntu mwiza. Nguko nawe kenyera, ushyiremo sentire yawe, ushyiremo umukandara wawe, sentire ku ecclesia, kungunga na kiliziya, gufatana na kiliziya, kutajya kure y'Imana, kuba mu murongo w'Imana. Ibi nibyo twumvise muri evanjiri ya none, ubwo duhimbaza abatagatifu Marita, Mariya na Lazaro. Ngo aba ngaba bavukaga i Betaniya. I Betaniya ngo Yezu yakundaga guhaza. Kubera iki? Hari imvugo y'umuhanga bita Cicero, umwanditsi w'umuromani, ugira uti patria est ubimukwe est bene, la patrie est là où on est bien accueilli. Ngo igihugu cyawe ni hahandi bakwakira neza, bakakuvugisha neza, bakagutwaza ibitabo nka mwarimu, bakaguhanagurira ahantu uza kwicara, bakakwitaho, bakagutunga, bakaguha icyo kurya. Icyo nicyo gihugu cyawe, uzahagume. Niyo byabaye kuri Yezu rero. Yezu yakundaga kuza muri urugo rw'i Betaniya. Bishoboke ko Marita, Lazaro ndetse na Mariya bari imfubyi, kuko batatubwira ababyeyi babo. Ariko Yezu yakundaga guhaza. Bishoboke ko Yezu, kubera ko akunda abakene n'imfubyi n'abantu bose b'intabwa, bishoboke ko ariyo mpamvu ya mbere yatumaga aza muri uru rugo. Noneho rero yazaga muri urugo bakamwakira neza, bakamuzimanira. Tujya tubyumva mu mavanjiri ukuntu Yezu yakirwa neza i Betaniya kwa Mariya, Marita na Lazaro, akamererwa neza. Igihugu cye nyine hari i Betaniya aho bamwakiriye neza. Uyu munsi turumva ubutumwa bw'uburyo bagiye kumusanganira. Bari bagize ibyago. Yezu akunda kuza cyane nanone ahantu hari ibyago, ahantu bapfushije, ahantu bari mu kaga, ahantu bari mu bibazo. Aho Yezu ntahatangwa kugira ngo ajye kutwakira ari we,
kuko nubwo twibwira ko ari twe twakiriye Yezu ariko niwe waje gutwakira mbere ya byose, kuko yumva hose twagize ibibazo, yumva hose tutari mu murongo, akaza yiruka aje kudusanganira. Bya bindi bya mutagatifu Yohani Mariya Vianney uvuga uti si umunyabyaha ushakashaka Imana, ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha kugira ngo ibabarire uwo munyabyaha. Yezu nawe aza muri uru rugo atari uko bamutumije, ahubwo arizana amenya icyabaye nuko akaza. Turumva uburyo bamusanganiye, bavuze mu ijambo ryiza ko musanganira kwakira Yezu, ngo Marita yumvise ko Yezu aje ajya kumusanganira. Uyu munsi noneho ni Marita wagiye gusanganira Yezu. Ivanjiri twakiriye ubwashize ni Mariya wagiye gusanganira Yezu yicara ku birenge bye. Bishatse kuvuga abavandimwe bari babiri magirirane, umwe agasigara mu rugo undi akajya kwakira Yezu. Igihe umwe yagiye kwakira Yezu undi akaba yasigaye mu mirimo y'igikoni, cyangwa undi akajya kwakira Yezu undi agasigara mu mirimo y'igikoni. Umubiri na roho kumenya kwakira Yezu impande zose. Turaza kumva ingaruka nziza zo kugusanganira Yezu. Ziraza kuba nziza, uwari wapfuye araza kuzuka. Nguko uko Yezu agiye kuri gitangaza, ntago agiye kugikora gusa ko bamwakiriye, kuko Yezu n'ubundi ari wabakiriye mbere, ahubwo none karaza kuza mu bitume bagira ukwemera. Kwakira Yezu bizana ukwemera, kwakira Yezu bihindura ibyanze guhinduka, kwakira Yezu bituma ibintu bijya ku murongo. Iyo wakira umuntu neza ibintu bigenda neza. Iyo wakiriye mwarimu neza mu ishuri n'umunyeshuri birumvikana uriga ugatsinda, kuko buryo ukunda mwarimu n'isomo rye burya urarikunda bigakunda. Nuko rero ukiga neza kandi ugatsinda. Kumenya kwakira mwarimu, kumenya gutanga serivisi nziza aho turi, bituma ibyo tujye gukora bigenda neza. Kwakira neza abandi. Uzacunye nawe nujya mu rugo ukabona bari kuguhungeta, ko biri kose uziruka ntuzongera kugwinjiramo. Ako nubona umuntu akubwira ati karibu yinjira, urakaza neza, umva wishimye, umva aho hantu wahaguma. Kandi nubwo nta cyaba guhaye cyo kurya, ariko umva wahaguma. Kubera iki? Cyo nicyo gihugu cyawe, aho niho iwanyu. Umuntu kwakiye neza wese aba ari umuvandimwe nyine. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti umushyitsi muhire akurisha imbuto. Nawe rero ngero ureba abantu ujya wakira, abazi wawe, abakugana, waruzi ko baje mu ishusho ya Yezu, aho sura bakira. Ningezuka ukuri n'ubugingo. Ngiri isomo tugomba gukora muri uyu munsi. Iyo wakiriye Yezu ntago wongera kwiheba. Iyo wakiriye Yezu ntago wongera kugira ibibazo. Iyo wakiriye Yezu uba ufite ibisubizo. Iyo wakiriye Yezu ufite byose, kuko uri kumwe na Yezu ntacyo babuze. Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niwe zuka n'ubugingo. Amen, amen. Yezu aje kuzamura ukwemera kwa Marita nuko kw'Abayahudi. Nuko Marita ati yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana yaje munsi. Amen, amen, amen. Nguko kwemera kwacu, nguko kwemera kwa Kiliziya, nguko kwemera tugomba kwamamaza, kwemera ko Kristo ari umwana w'Imana waje munsi kugira ngo agiye gute adukize, atugirire neza. Ikingenzi ni ukumwakira rero aho turi hose. Urugo rwiza n'ijuru rito. Iyo wakiriye umuntu mu rugo rwawe arishima. Aburahamu yakiriye abashyitsi atanabazi, bituma umugore wagira ate Sara aratwita kandi byari ndashoboka. Yakira marayika w'Imana atabazi. Tujya twumva uburyo wa mupfakazi w'Isarepta uburyo yakira umuhanuzi Eliya agafunika kabura mu cyebo, utuvuta ndi twabura mu cyeso. N'abandi benshi bagiye bakira abahanuzi b'Imana. Nuko rero ibintu bikagenda neza, kuko wakiriye intumwa y'Imana aba yakiriye Imana ubwayo. Nawe rero ujye kwakira abandi kabone nubwo batabari mu murongo mwiza. Kumenya kwakira abandi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe, ngo umugabo ngo ntiyakundaga kuba hari ku mugoroba. Umugore bikayemurakaza cyane, ariko uyu mugabo ugenda agataha amajoro bimeze bite? Nuko umunsi umwe ngo umugabo aza kuza hafi 6 z'ijoro, minuit imwe lokale, saa 6 z'ijoro zibura iminota 15. Nuko umugore noneho yafashe icyemezo cy'uko atongera kumukingurira, amuraza hanze imbeho ikamwica ikamunobagura. Nuko wa mugabo araza arakomanga, umugore yagakwikiriza, arakomanga, umugore yanga kumwikiriza. Bigeze aho ngaho umugore amubwira ati uragumiye we, uraguma aho ngaho, ntabwo ngukingura n'urwagira ute, usubire uvuye. Nuko umugore amaze kubwira umugabo ngo asubire yavuye, umugabo aramubwira ati umva rero, mbere yuko usubira iyo navuye ngiye kugusaba ka service kamwe nk'umuntu twabanye nk'umugore wanjye. Nuko aramubwira ati ako ga service ko ndakaguha, icyo usaba ndakiguha, ariko usubireyo, ndetse nshatse nabikunyuza mu idirishya, ariko ntugere mu rugo. Nuko wa mugabo aramubwira ati icyari kingano ubundi nari kurarayo, hari udukingirizo nibagiwe,
genda undebereye muri cya gikapu unkuremo dukingiriza ubundi utumve hasigaye nisubirireyo ugume mu nzu yawe. Wa mugore abyumvise banza yarapise krize neza neza, umutima uri gukira hejuru, yibaza uko agiye kubigenza. Nta kindi cyongeye kuza mu mutwe, yahise atekereza ati uyu mukenya ubanza agiye gucyura abagore nyine, nta bindi agiyemo, agiye mu ngeso z'ubusambanyi. Uzi ko igihe cyaje kugera wa mugore yakinguye atabizi, guhera ako kanya ahita ajya gukingura vuba na bwangu, aza gusanga umugabo we azanye igikapu cyuzuye ihaho, nuko aramwakira. Amaze kumwakira arihuta ajya kumushyuhiriza utuzi, arihuta amufata neza uko ashoboye kose. Nibwo rero umugabo yagiye amusobanurira impamvu yakererewe akazi, ko noneho bari kujya gukora kure. Ntiyongeye kugira n'ikindi yongera kuvuga, bagumana batyo, ntibongeye gushwana. Twakira dute abaza batugana? Marita, Mariya na Lazaro, urugo rwacu natwe barutoze kumenya kwakira abantu bose b'ingeri zose, kuko iyo bakiriye neza ni Yezu uburyo bwo bakira. Wabwirwa n'iki niba umuntu atari Yezu wamutumye? Abantu benshi muri no si tujya twirukana bagenzi bacu kubera gutabakira. Uri umuyobozi, ufite biro, office, ufite ahantu wakirira abantu, ariko abantu bakomanga iwawe ntubakire. Barinjira ukababwira nabi, imvugo mbi, kwakiriza abandi imvugo mbi. Ubu se wakije abantu imvugo mbi, uburyo n'ibiryo bibi ntiwabibaha ubibonye? Erega buryo uburozi bubi ni imvugo mbi n'uburozi bubi bwa bundi bubi cyane. Kumenya gusubiza abandi, kumenya kwakira abandi, ibyo biruta inzoga wamuzimanira, biruta amafiriti n'inyama waza kuzimanira umuntu. Kumenya kuvuga neza, wakira abandi neza. Muvyeyi, nawe niba ushaka kwakira Yezu, wijya kuvuga neza, abo usuhuje wasuhuze neza, abaje wabagakomanga ubikirize neza n'ikinyabupfura. Nuko rero umenya kwakira abantu neza. Umuntu wese winjiye iwawe ashobora kuba ari n'umurozi, reka mbikubwire nabyo, ashobora kuba ari n'umubisha, ariko ndakubwiza ukuri, numwakira neza, bwa burozi yarazanye ubukana bwaho buzagabanuka. Nibwo uzajya kubona, ubona atashye atigeze anakuroga, ubona atashye yarazanye umugambi wo gukuroga cyangwa kwica, kubera ko mwakiriye neza. Hari igihe bwa burozi ataza kubuguha. Kumenya no kwakira ababisha, kumenya no kwakira abarozi. Nawe cyacu twese turabahungiye tuti mvira iruhande, wa mushozi we, wa musazi we, mvira iruhande. Ntuze kwibuka ko aho kuri kumuhungeta nani kubukana buri kurushaho kugenda bwikuba 2 na 5, igihe cyazajya noneho agakurunduriraho umuriro, agakumanuraho umuriro cyangwa inkuba. Ikiza no kumenya kwakira buri wese uko yaje, ukamwakira mu bushishozi, ariko kandi ukamwakira neza. Twongere turebe uburyo dukoresha za telefone zacu, uburyo twirwa twandika mu message, ubutumwa bupfuye amaso, bugusha abandi, gusubiza abandi nabi kuri telefone, kwandika nabi. Nta muhanga wandika nabi mubyeyi, kuko iyo wasomye neza ugomba no kwandika neza nyine. Kongere twibutse uburyo twakira abandi mu ngo zacu. Wakira ute umugabo wawe, umugore wawe mwashakanye? Aho nawe yageze mu rugo, wibuka kumukingurira, ukamushyuhiriza utuzi, ukamufata neza, ukamuha ibiryo, ukamwitaho. Ari umugabo cyangwa umugore, ari abana, ari ababyeyi. Twita dute ku bantu tubana? Tubavugisha ryari? No kuvugisha undi burya uwo mwitayeho. Kwakira abandi, kubavugisha neza, nk'uko Mariya na Marita bagiye kuvugisha Yezu bakamusangana kandi bakagabura imirimo, byaje kurangira ubuzima bubonetse mu rugo rwabo. Kwakira neza bizana ubuzima iwacu. Kwakira neza ibyari byapfuye birongera bikazuka, kuko Imana nyine ikunda abantu b'umutima mwiza, imvugo nziza. Imyambi ya sekibi, imigambi ya sekibi icika amazi igihe cyose kwakiriye abandi neza. Nawe rero ngero urebe uko wajya wakira abandi, urebe niba utari gipfura, utari insociable. Kumenya kubakira, kumenya kuvuga neza, kumenya no gusubiza. Wari wandikira umuntu ukamwandikira, nejo ukamwandikira nk'inshuro 10 ataragusubiza. Yajya kugusubiza akagusubiza ibishenzi, akagusubiza amagambo atameshe, akagusubiza amagambo yo kwirimbi, akagusubiza amagambo y'ikuzimu. Gusubiza nabi uko no kwirukana Yezu. Igihugu cyawe naho bakwakiriye neza, uyu munsi nawe ujye kwakira abandi, kuko kwakira abandi bizana umugisha. Ni Imana tuba twakiriye ubwayo, ni Yezu tuba twakiriye, maze Yezu agataha iwacu, imitima yacu ikamererwa neza, tukabaho mu mahoro. Marita, Mariya na Lazaro, mudusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.